Ese wakora iki iyo wageze aho ubona utazi icyo wakora? What can you do when you don't know what to do? Birashoboka hari igihe isi igucanga ukabona ibintu byose ntacyo wakora, ni ukuvuga ngo ibintu byose ni furu imbere yawe. Reka rero tugire icyo tubiganiraho, magira inama uburyo bishoboka, uburyo wagerageza. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Birashoboka yuko ushobora gutangira ubuzima ibintu bimeze nabi, nta kigenda, aho ureba hose ukabona nta, muri make aho ukomanga hose ukabona nta ukingura, nta n'uguha karibu, ni ukuvuga ngo ibintu byose ukabona ko isi yakwanze. Bityo rero burya hari si wowe wenyine biba bibayeho, twese byatubayeho, nturi uwa mbere nturi n'uwa nyuma. Bityo rero n'abandi bose byabayeho, ariko se noneho ubu babigenje bate? Ese bo babigenza bate kugira ngo basohoke muri ubwo buryo? Ibi rero nibyo nshaka ko tuganira uyu munsi, mwicare rero tubiganireho. Ikintu cya mbere, inama natanga aha ngaha, sohoka, va mu nzu, tembera, genda ufata ibyo bita fresh air. Niba uturiye ahantu hari agashyamba cyangwa ahantu hari akayaga, genda wowe tembere, haguruka. Ikintu cya mbere nkubwira nuko iyo umuntu arimo kugenda n'amaguru, iyo umuntu arimo gutembera, burya umubiri wawe uba uri connected, ahantu hose haba hakorana. Ni ukuvuga ngo nabwo ibitekerezo byinshi bitangira kuza byiza kurusha ibibi. Burya ibitekerezo bibi biza iyo wicaye ahantu hamwe, akenshi uba ukontororwa n'ibyo urimo kureba imbere yawe. Yes, ariko rero iyo urimo kugenda ufata akayaga keza, hari ibitekerezo byinshi bigenda bikuzamo, utangira kuba grounded. Akenshi iyo ari nk'ahantu usanga uri free, wanagenda n'amaguru utambaye n'inkweto, abenshi bavuga ko burya iyo ukandagira hasi uba uri grounded, umubiri ukaba balanced, urumva, ukabalansa nyine energy zawe. Bityo bituma uniyumva mutangira kugira espoir, hope ya future y'ejo hazaza. Biba byiza cyane rero iyo ugeze muri iyo kaho ubona ibintu bitagenda neza, sohoka, genda, tembera, genda ahantu ufate akayaga, bya minota 10-15, genda gusa, tembera wowe wenyine, genda. Ikindi, tangira wibaze impamvu urimo gushaka ko ubuzima bwawe buhinduka. Ni kuki ubuzima bwawe buhinduka? Ni kubera iki? Why? Hari ikintu cyakumotiva cyatuma ubuzima bwawe buhinduka bukaba nk'uko ubishaka. Reka mbaho urugero. Njyewe nkigira hano i Burayi, ubuzima bwarankubise, burankubita pe. Akazi ka mbere nabonye ni akazi bita, ni akazi usanga ni nk'ibiraka, baguhamagara iyo bagukeneye, ukorera ibyo bita agency, ukorera abandi bantu nabo bagukuramo komisiyo, babonye kontra na company. Ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo ukoze ukarangiza, utaha mu rugo, telefone iraho ku ruhande, utegereje yuko bagutelefona cyangwa baguha message akubwira ko ejo akazi gahari. Hari igihe bagusubiza ahandi wakoze uyu munsi, cyangwa bakaguha adresse y'ahandi uzajya gukorera. Ako ni akazi usanga ku cyumweru cyose wananiwe mu mutwe, ariko nta n'amafaranga winjiza. Noneho aho nari ncumbitse, hakaba hari umugabo w'umunyamahanga wo muri Afurika, wo mu kindi gihugu cyo muri Afurika, akaba yarakoraga akazi ko gukoropa. Nyine barabonye kontra yo gukoropa icyo cya building, nyine icyo cyetaje twabagamo, kuko binaha uburyo bubaka icyetaje kinini kiragituyemo nk'amazu, nka famille hafi 20 cyangwa 30. Ko none uko buri munsi nabyukaga mu gitondo, ngiye nko kugura icyo ngura, cyangwa ngiye ku kazi, nkambona umusore arimo gukoropa, nkamusuhuza, bityo gutyo. Umunsi umwe ndamuba ikintu kirambwira ko waganire n'uyu mugabo ukamubaza niba yaguha akazi. Sinzi ukuntu byanjemo, ndamusuhuza, brother, wampaye akazi, wazampaye akazi, igihe uzakenera umukozi uzampa akazi. Wese atanga no kubona iyo nzu yakoropagamo nari ncumbitsemo, ntago yabyumvaga uburyo namusaba akazi. Ikintu yambaje, are you serious?
koko urakomeje? Ndambwira ndakomeje, ngewe nkeneye akazi, maze igihe mbona akazi ariko kari akazi ntabwo gakunze, ni akazi kameze gutya na gutya na gutya. Arambwira we ntugire ikibazo, hari ahantu ngewe hari akazi nzakubwira muri iki cyumweru. Sawa sawa. Ubwo rero ngewe iyo mbwiye ngo uzambwira biba ari ideni, biba bibaye ideni, cyane cyane iyo ari ikintu ushaka. Ntago ari ngewe ndi umurwayi, uyu nguyu umpaye promesse ni dogiteri, ni ngewe ujya ugomba kujya kureba muganga, ntago ari muganga uza kundeba. Nuko nizo principe zanjye ngenderaho. Buri gitondo uko nabyukaga nciye aho ngaho naramusuhuzaga, gahunda zimeze zite nzakubwira, gahunda zimeze zite nzakubwira, gahunda zimeze zite nzakubwira. Ese wowe urimo kunyumva kano kanya, hari umuntu mwigeze kuganiraho rimwe ubu kano kanya utegereje ko azaguhamagara? Niba utegereje ko azaguhamagara, iryo ni ikosa. Ni wowe uri umurwayi, we ni dogiteri. Nta muganga uza kureba umurwayi mu rugo, nta muganga uza kureba umurwayi mu rugo. Umurwayi niwe ujya kureba muganga. Wowe telefona uwo muvandimwe waguhaye promesse, umugane, umubwire, umubaze aho gahunda zigeze, ntuzarambirwe. Nuko rero nanjye byagenze, ndamubaza umunsi ngiye kubona nyuze aho ngamushuje, ahita mbaza ufite gahunda zihe ejo? Ndamubwira ejo nta gahunda mfite, uzaze isaha runaka utuzahurire ahangaha mu mujyi, hari akazi. Sawa sawa. Mbyuka mu mutwe wanjye nzi ko ngiye kubona akazi ko gukoropa ingo z'abantu, ni kuvuga ngo ahantu abantu baba bahitahita ibintu nk'ibyo byose. Numva nishimye koko. Ngiye kubona mbona njyanye ahantu muri restaurant bampa akazi ka mbere nabonye kanshimishije mu buzima bwanjye karanshimishije pe. Ako kazi n'ubwo ndanakubaha buri munsi, n'akazi umuntu ugakora ndamwubaha pe. N'akazi kitwa kitchen porter, n'abantu boza ibyombo muri restaurant. Ako kazi naragakoze, ndagakora. Ariko uko nagakoraga mu mutwe wanjye harimo ikintu kimwe: ese abana banjye bazashimishwa no kumva barimo kuvuga ibyo data akora? Kora ko abana iyo baganira babazanya abandi, papa wakora iki, papa wakora iki. Ese ndi proud yo kumva abana banjye bazaba bari proud yo kuvuga akazi nkora? Icyo kintu cyaramotiviye, nubwo bwose kiri mu bindi bintu byamaye motivation, urumva, ariko icyo nacyo cyari kirimo. Kandi n'ikindi cya kabiri cyatumaga ntagoyeka, ari kuvuga mfite umudamu, uyu mudamu tuzagirana abana. Ubwo ngewe future narayishushanyije. Future ubu tuvugana ndayifite, nzi uburyo ubuzima bwanjye discipline y'ubuzima, map ndayifite, blueprint y'ubuzima bwanjye ndayifite mu ntoki zanjye, ndayifite. Ibindi byo kumbwira ngo uzapfe ejo, ngo nawe biki n'ibiki, ibyo byo gupfa ntabwo ari gahunda zanjye. Nta mpamvu yo kujya kwishyira muri gahunda z'abandi bantu bashinzwe kunkontorora. Izo ni gahunda zabo, nanjye mfite gahunda zanjye. Urumva, ibyo bintu twavukiyemo, twakuriyemo, usanga udashobora gukora gahunda zawe z'imyaka 10, 20, 30, 40, 50 ndetse n'ijana ndetse n'imyaka 200 ngo nase uzaba ukiriho. Oya, nzasige legacy. Oya, ntago tubiri ibyo kuba bira ni selfish. Biriya ni selfish, ni ukwikunda. Mumbabarire nari ntanye, reka ngaruke gatoya. Ubwo mbonye akazi ko koza ibyombo muri restaurant, akazi ndagakoze ako kazi, ariko nkaba nari mfite, ndavuga mbonye akazi, mbonye capital, mbonye ikintu uzatangirira. Ubu rero ngomba kugera ku yindi ntego nari nariyemeje. Intego nari nariyemeje yari iyihe? Yari kuzagira ngo sinzigere ngira umwana ntafite imodoka muri kino gihugu. Ntago nakwibona afite uruhinja n'umugore tujya gutega bisi tugiye kwa muganga. Ibyo bintu ntago nabibonaga imbere yanjye, nari narabyanditse yuko bitazashoboka, bitazabaho. Nuko byagenze. Mfata akazi ndagakura, udufaranga nakoraga duke twari tunshimishije. Nta kibazo, nari proud y'ako kazi, ariko nzi ko ari rwo ntangiriro y'ubuzima bwanjye. Aka kazi kazangeza ahandi. Ntangira kwiga imodoka inanga. Birahenze. Nari mfite umuvandimwe muri Afurika wahoraga nkubita imigeri, inshuti yanjye ashaka kunyigisha imodoka. Ngewe mubwira reka ibyo gutwara imodoka ntabwo ari ibyanjye, reka ngewe narize, ngewe nimbona akazi keza nzashaka umushoferi antware. Urumva iyo mindset, ariko urumva ko kwibona ubujiji
bazantwara reka ibyo nibyo njye sinshaka gutwara abandi akazi. Hari abantu bazara barabo bantwara, ibaze ku izina mindset y'ubujiji, njye niko nabyita, mumbabarire ndivuga njyewe ku giti cyanjye, ndabaha urugero njyewe ku giti cyanjye. Ariko ubwo bujiji, iyo mindset nari mfite yantwaye amafaranga n'igihe inanga, amafaranga yavuyemo byamfashe hafi amezi 6 kugira ngo mbone perime, anarenga ahubwo. Perime nza kuyibona, ariko kandi perime yahangaha kuyibona ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Urahinga urayikorera ugatanga n'amafaranga n'igihe cyawe. Njyewe ndibuka n'umuntu wanyigishaga yarananyirukanye, umuntu instructor, umuntu wanyigishaga gutwara imodoka yaranyirukanye kubera ko naferinze bwa mbere. Aranyirukana, yarambaje ngo se ubundi ukora iki? Ndamubwira njye noza ibyombo muri restaurant. Arambya we kariya kazi kagumeho. Ndamubwira kubera iki? Ngo yawe iguma muri kariya kazi. Okay, ntanjye ndaceceka. Ubwo kuri mu kiko yanyigishaga 2 mu cyumweru, kuri wa munsi mbona ntaje, mwohereza message arambya ngo yangoye shaka undi. Byarambabaje, byarangiye. Ariko ibaza umuntu arakwigisha gutwara imodoka kandi wishyura amafaranga. Ntabwo ari ubusa, ntabwo ari favor. Urakwishyura ariko gusara arazi tora ngo uri rubbish. Ntabwo nacitse intege, ntabwo nacitse intege kubera ko nari mfite aho intumbero yanjye, icyo nashaka kuzageraho nari ngifite imbere yanjye, nari naracyanditse yuko ngomba kuzatwara imodoka kandi nkayitwara ntwayemo abana banjye. Niyo ntumbero nari mfite, kandi nta muntu wari kubifunga. Umuntu umwe gusa wari kubifunga yari Imana. Igihe cyo gupfa nuko nta kindi, ariko ubundi wese nta wari kujya imbere ngo byemere. Byari gutinda, byari gukora uko bigenda bigatinda, ariko igihe cyari kuzagera. Ubwo rero bigera aho ngaho mbona undi unyigisha wakazi ndarwanye perime, ndayibonye mugura imodoka. Ubwo ubuzima buratangiye. Icyo nshatse kuvuga aha ngaha, message iri hano, ni ukuvuga ngo kugira ngo ugere ku kintu nuko ubanza ukagishushanya mu maso yawe. Ese uragishaka bingana bite? Ese kuri wowe kivuze iki? Kuri wowe kivuze iki? Ese ni ikintu kugira ngo impress abantu, cyangwa kigize ni part y'ubuzima bwawe? Niba ari ikintu kigize ubuzima bwawe, believe me, gihatane kizageraho. Reka nsubira inyuma rero. Umaze gutembera, niyo etape ya mbere, utembere ahantu ufashe fresh air, ubwonko utangiye kubusubiza ku gihe. Tangira urebe n'abantu, inshuti zawe muganira, abantu uganira. Ese ninde wakwenspira? Mwibuke kuri video nigeze gutanga hano imbere y'uburyo ukora connection, y'uburyo uhura n'abantu. Niba ubona ahantu ushaka kugera, map yawe y'ubuzima ubishushanye, ni mu nshuti zawe, nta n'umwe ubona wabigufashamo. Reba hirya y'inshuti zawe, inshuti zawe, ninde uri kuri iyo nivo ubona ari cyo yakumarira. Buriya bari abantu turabanegrija, tubona ko nta nicyo koko tutavugana nabo, kuko nta kintu duhuriyeho, tukabona ko ntacyo batumarira. Oya, buriya ni ikintu hari n'imigisha tuba twiyima, kubera ko icyo twita connection n'ikisi. Connection uko hari ikintu umuntu akugeza ku wundi. Njyewe niba uri inshuti yanjye, wampamagara anytime ubishake, ukanyuza message anytime ubishake, nta connection ifitanye nawe, nukuvuga ngo wowe uri uwanjye. Connection ni ikintu kiri hagati yanjye n'undi muntu ntazi. Urumva muntu utazi rero, mutaziranye nako, niwe ukeneye. None hari umuntu uri hagati ahangaha, niwe uguconnecta n'uriya muntu. Niyo babita aba connectors. Urumva iyo muhuye rero n'uriya muntu, wagize connection, nahujwe n'undi muntu. Kandi rero uko pushinga, uko usohoka mu buzima, niko ugenda ugera ku byo ushaka kugeraho. Ubwo rero twatembereye, wabonye connection n'abantu. Nkubwije ukuri ko ntuvutekereze, naguha promise yuko azaguhamagara, ntiwicare ngo utegereze telefone. Eba ko wambeshya ariko kuko utigeze umpamagara. Oye, ni amagambo y'abanebwe. Ntuzemere yuko umuntu agwa promise ngo utigeze ko azaguhamagara. Uriya muntu afite gahunda nyinshi, ari mu bintu byinshi cyane. Niba nawe umukeneye, natanze urugero rwa muganga. Iyo urwaye, ntabwo ari muganga uza kukureba, ni wowe ujya kureba muganga. Niba agwaye promise, icyumweru kigashira, checkinga urebe ko bimeze, umwibutse. Erega nawe hari igihe bari ashaka kugira ngo arebe ese ko kurabikeneye. Nudahamagara azakubwira ko
akazi kabonetse agahundi wari ugakeneye kurusha abandi. Niko isi iteye, iyo ni formule y'isi. Ntugire ngo ni ibintu bipfa kuva oya, ntago biva mu ijuru. Niko ntago ari n'abantu babaye babi, oya, niko isi iteye, niko formule iteye. Niba ushaka ikintu gikurikire, pushinga ukereke ko ugishaka, nitegereza ko kizaza kikaguhamagara cyo, oya. Urumva, nkuko umuntu ucuruza imodoka, umuntu ucuruza ibintu arabizana akabishyira mu duka, none abakiriya bakaza bamushaka. Ntago imodoka ucuruza imodoka zamuhamagara, bagomba kuba baziranye, azi ko ari we muntu umudira n'abantu inanga bacuruza amamodoka. Bityo rero ugomba kuba warakora collection abantu bakuziho icyo kintu. Icyo nshatse kuvuga ahangaha ni iki rero, wowe genda umuhamagaro wawe ukurikire, genda ukangure, ntureke ngo utegereze ko ari uzaguhamagara, no, genda ukangure. Ushobora kuba wari uryamye iminsi myinshi warawunegereje. Bityo rero muri utwo tuntu tubiri, umaze kuruhura mu mutwe, umaze gukora connection, nkubwije ukuri ko hari ikintu byanze bikunze kizarangira, hari ikintu ugezeho urimo gukora, maze ubone umurongo w'ikintu ugomba gukora. Ayo rero niyo nari nashoboye kuba tunganyiriza mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi. Mukomeze mugire umunsi mwiza, ubwo naho buta. Ciao.